ukuri kw'isi nuko abantu kwarangiritse bitewe n'ubuyobozi navuze bw'ukuri kwa Satani kugenzura ibyo, ariko nihaseruka ukuri kw'Imana kuratsindira rimwe byose. Kuratsinda ukuri kwa Satani kukuvuguruze nibyo bita ububata bw'umwijima. Imana niyo ishobora kukuvana mu bubata bwa Satani, kuko Imana niyo izi igatsinda ukuri. Ibintu byose mubona bibaho bigira ukuri kubigenga, ariko ukuri kw'Imana kuba hejuru y'ibintu byose. Hari ukuntu wenda mwebwe mushaka ko wenda tuganira ibintu bisanzwe, ariko ibintu bisanzwe, buri ibintu bisanzwe dore ikibazo byateje. Par experience, kwizera igihe, nabonye abantu benshi bizeye kuri kw'ibihe bari barimo, ariko ibihe bihindutse bajya mu ngaruka ziri ku kigero cyo hejuru, kuko bagiriye ubusembwa muri ibyo bihe. Ibihe rero ukuri kw'Imana guhinduye ukuri kw'igihe babura hose. Mu by'ukuri ukwiriye kuzirikana ukuri kw'Imana. Ukuri kw'Imana mu bihe niko umuntu yireberamo, niyo ndorerwamo igaragaza kuri gukiranuka. Umuntu ashobora gusenga ariko afite diplome asaba akazi, ugasanga afashe iyo diplome niyo ashyize imbere akayizereramo, akavuga uti diplome ndayifite rero ngomba kubona akazi. Kubera ko umwuka wera ari udusengera, ntibivuze ko icyo cyifuzo cyawe kitagera ku Mana, bitewe nuko umwuka wera niwe udusengera. Iyo bitagenze neza niwe utransforma amasengesho akayahuza n'ukuri kw'Imana. Rero nshobora kuvuga ngo wenda ngo ukuri kw'ibintu, kw'abantu, kw'igihe n'ibindi wenda ntubyumve, ariko ntabwo burundi rugero. Ndabasuhuje bene data, mugire amahoro y'Imana, mbaha ikaze mu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Mbashimira kandi ko mukomeje kubana natwe ku rubuga rwacu, Chaine yitwa igaburo ryera. Ndabashimira cyane ko mugaragaza ko mubana natwe. Hari abakora share, like, abakora subscribe, ndetse n'abashyiramo comment kugira ngo batugaragarize amarangamutima yabo ko bashyikiriye ibiganiro byacu. Imana ibahe umugisha. Ari abari mu Rwanda rero, abari mu mpande zitandukanye z'isi, bandi Burayi, muri Amerika ndetse n'ahandi, mwese mwiyumvemo ikaze. Ndaha ikaze abantu abakristo muri rusange bamaze gutangira inzira y'agakiza. Ndaha ikaze kandi n'abashaka kwakira umwami Yesu, kugira ngo mwumve icyo Imana ivugana natwe mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku kuri kw'Imana, ukuri kw'Imana, kubera ko agakiza gaheshwa no kwezwa, kandi kwezwa kukava ku mwuka no kwizera ukuri kw'Imana. Niko byanditse mu rwandiko rwandikiwe Abitesalonike mu rwa 2:13b yaho aravuga ngo agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Uku kuri kw'Imana rero ndashaka ko tuzakuvugaho mu buryo bwimbitse cyane, biri ku kigero cy'ihishurirwa Imana yampaye. Ukuri kw'Imana, iryo jambo rivuga ngo ukuri kw'Imana ryumvikanishamo ko hari n'ukundi kuri, kandi kutari ukw'Imana. Mu by'ukuri iyo turebye ijambo ry'Imana dusanga ritugaragariza ko kugira ngo tubashe kumenya Imana bidusaba intambwe ikomeye yo kwizera. Iyi ntambwe yo kwizera igaragaza ko ari ukuvanaho indi mirongo yose isa n'itari ukuri kw'Imana, kugira ngo tubashe gushyikira kamere y'Imana, tugirane ubusabane cyangwa se isano n'Imana. Yesu yavuze ko meme no gusenga bidashoboka utari ku kigero cyo kuba wakwizera ukuri ngo ugere mu mwuka. Yavuze ko bidashoboka. Ikiganiro cyose umuntu ashaka ku Mana cyangwa ubuzima bwose ushaka kugirana n'Imana bisaba kuba ufite iyi ntambwe yitwa kumenya ukuri kw'Imana, ukakwizera, kuba mu kuri kw'Imana. Ngiye kukubwira rero ukundi kuri kundi kubaho, kandi nako kuba gukeneye kwizerwa, ariko kandi ndaza kukubwira icyo twagukorera kuruta ibindi. Icyo twakorera ukundi kuri kundi, dushobora kukumenya, dushobora kugukoresha, dushobora kukwemera bitewe n'icyo kumaze,
ariko nta kundi kuri ko kwizerwa usibye ukuri kw'Imana gusa. Hari abakozi b'Imana bagiye bahishurirwa bakagera ku rwego babasha kugaragaza iyi ntambwe. Iyo turebye igitabo cya Yobu igice cya 23 umurongo w'8, dusanga Yobu yaravuze ngo dore nigira imbere ariko ntihari, nasubira inyuma nkayibura, mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyaharuzi, yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona. Aha Yobu yashatse kuvuga ukuri kw'Imana. Aravuga ngo mu kuri kw'icyerekezo cy'imbere simbonamo ibisubizo. Aravuga ngo kandi n'ukuri kw'inyuma, mu by'inyuma, mu byo nareba nk'inyuma naho simpabona igisubizo. Aravuga ngo kandi no mu kuri kw'ibumoso naho ntabwo mpabona igisubizo. Aravuga ngo ariko hari mu kuboko kw'iburyo ho ndizera ko Imana itahabura. Ubwo bishatse kuvuga ngo ukuri kw'Imana ni ukuri gusumba ukundi kuri kose umuntu yaba ashobora guhura nako. Iyo avuze ngo nigira imbere nkayibura, bitewe n'uburyo ikigeragezo yari afite cyari cyubatse, yashakishije uburyo bwose bushoboka nk'umuntu mu cyerekezo, yakoresha ubwenge, yakoresha amaboko, yakoresha ibitekerezo, akoresha imbaraga zose zishoboka, abona ntari kubona igisubizo cy'ikibazo afite. Ariko we yashakaga ko hakora Imana, yashakaga Imana mu gusubizwa. Noneho imbere arayibura, inyuma arayibura, ibumoso arayibura. Aravuga ngo ariko inyihisha mu kuboko kw'iburyo. Ukuboko kw'iburyo yarashatse kuvuga ni ukuri kw'Imana kutarya ruswa, ukuri kw'Imana kudashingira ku burenganzira bundi, kungana n'umugambi w'Imana gusa, kungana n'icyo Imana iri cyo kiri hejuru ya byose. Ikintu gitumye nganira ku kuri kw'Imana uyu munsi ni uko abantu benshi bafite ibibazo byo kubura ibisubizo ndetse no gusenga nabi, no kuba abantu bafite igishyika no guhorana ubwoba buri munsi, no kuba abantu bamwe bafite ingorane zo kwibaza impamvu zibiriho. Ukuri kw'Imana rero ni ukuri, kandi ukuri kw'Imana ni umucyo. Ukuri kw'Imana ni imbaraga ikomeye itaboneshwa amaso, ni umugambi udasanzwe w'Imana. Ukuri kw'Imana ni imbaraga umuntu wese atabasha kugira icyo akoraho. Ukuri kw'Imana nta muntu n'umwe utakwifuza ko kumugirira umumaro, ariko kukwizera niho ikibazo kiba. Mbere y'uko mvuga kwizera ukuri kw'Imana, nagira ngo mbanze mvuge ukundi kuri kundi kubaho. Ubundi ibintu byose bikubiye mu bintu bigeze muri bitatu cyangwa se bine. Icya mbere, habaho ukuri kw'igihe. Igihe umuntu arimo kiba gifite ukuri kwacyo. Noneho icya kabiri, habaho ukuri kw'ahantu umuntu ari. Ahantu umuntu ari naho hagira ukuri. Noneho hakabaho n'ukundi kuri kwa gatatu, ariko kuri kw'ibintu, kuri kwiboneka, kubifatika. Habaho rero n'ukundi kuri kw'abantu. Ubwo hari ukuri kw'igihe, ukuri kw'ahantu umuntu ari, hakabaho ukuri kw'ibintu, hakabaho n'ukuri kw'abantu. Mu by'ukuri iyo umuntu ariho mu buzima busanzwe ubwo ari bwo bwose waba urimo, uku kuri kose ukenera kugukoresha. Ariko hejuru y'uko kuri hakabayo ukuri kw'Imana. Yobu rero avuga ko yabuze Imana, si uko yari yayishakiye mu bindi, yari yishakiye mu kuri ariko kundi kutari ukuri kuzuye. Yari yayishakiye mu kuri kw'igihe, ayishakira mu kuri kw'ahantu, ayishakira mu kuri kw'abantu n'ibintu. Imana abona ntari kuyifatisha. Ariko aho hose ntihari mu kuri kw'Imana, ahubwo ukuri kw'Imana kwari mu kuboko kwayo kw'iburyo. Bibiliya ivuga amagambo menshi meza akomeye, ariko harimo amagambo yo kwitabwaho. Iyo ijambo rivuze ukuri kw'Imana, rikaba rivuze ukuboko kw'iburyo kw'Imana,
bisobanura burasirazuba. Iyo Bibiliya ivuze izo mvugo bishatse kuvuga gukiranuka kw'Imana. Ni ukuvuga ngo ukuri kw'Imana ni ugukiranuka kw'Imana. Yobu rero yarimo avuga ko nubwo mu kundi kuri hose ataboneye igisubizo, ariko Imana itiburira, ifite ukuri, kandi uko kuri kukaba kungana no gukiranuka kwayo. Niki cyatumye Yobu avuga aya magambo, kandi nacyo gitumye nanjye mbigarukaho? Nuko mu buzima bwa buri munsi umuntu abamo akenera imbaraga ishobora kumurengera, kumufasha, kumuteza imbere, kumwunganira cyangwa kumuhumuriza, kumuha igisubizo kingana n'icyerekezo akeneye. Ariko mu by'ukuri nta cyaruta Imana mu gutanga igisubizo, nta n'ikiruta Imana mu gutanga ibisubizo, kuko Imana niyo iba ifite ukuri kugenzura ukundi kuri kose. Nimvuga iyi ntego yo kuvuga kumenya ukuri kw'Imana, ndabashaka kugaruka ku bantu bashobora gusubizwa inyuma n'ibiriho n'ibihe n'ahantu ndetse n'abantu, ugasanga uko kuri kundi kose kwamugizeho imbaraga. Mu by'ukuri mwene data, wenda ngende gace ntagusiga muri ibi bihe turimo. Ukuri kw'Imana gukwiye kwizerwa konyine. Wambaza uti none se ukundi kuri ko kukamazwa iki, kugakoreshwa iki? Ukundi kuri kuremerwa. Urugero, ukuri kw'igihe ntawuhakana igihe arimo. Igihe urimo ni igihe cyo kwemerwa, uracyemera, ukanakimenya, ukanakora ibyacyo. Ntawe urwanya igihe, ahubwo igihe umuntu arimo agikoresha ibyo gusa. Ariko igihe umuntu arimo birabujijwe kucyizera, ahubwo wizere ukuri kw'Imana, kuko niko kuri hejuru y'ukuri kw'igihe ushobora kuba urimo. Nimvuga kwizera ukuri kw'Imana kuruta ukuri kw'igihe umuntu arimo, ndaba nshatse kugaruka ku buhenebere bwose bw'ibihe by'imyaka myinshi abantu babamazemo, kuko ukuri kw'igihe abantu bagiye bakugeramo bakakwizera. Kandi umuntu wizeye igihe abatandukanye n'Imana mu buryo we atabasha kumenya. Hari igihe umuntu atandukana n'Imana mu buryo atagenzura. Iyo wamaze kwizera ikindi, uba wamaze gutandukana n'Imana, kuko ntabwo Imana yizerwa rimwe n'ibindi. Iyo wimuye Imana muri wowe, uba wizeye ibindi. Iyo wizeye igihe urimo, uba wimuye Imana, kuko ukuri kw'igihe kuri munsi cyane. Ni kimwe mu bikoresha ahubwo ukuri kw'Imana gukoresha. Imana ishobora kuba ishaka kugira icyo ikora, ukuri kwayo kugakoresha ukuri kw'igihe, ariko ntabwo ukuri kw'igihe kwakoresha ukuri kw'Imana. Niyo mpamvu iyo dushaka kwegera Imana, twegera Imana ariko tuba mu bihe bitandukanye. Ibihe bihoraho bisimburana, ariko iyo tuvuze ngo ugiye kwegera Imana, biba bisaba ko ugomba kuba ufite ububasha ku kuri kw'igihe urimo. Nimvuga kugira ububasha ku gihe umuntu arimo, ku kuri kw'igihe umuntu arimo, ndaba nshatse kukubwira kutizera ibihe, ahubwo ukizera Imana ishyiraho ibihe. Abantu benshi bizeye ibihe biyita amazina, ariko ibihe byarahindutse, bigaragaza ko nabyo bitishoboye, bifite ubigenga ujya abihindura. Abantu benshi bizeye ibihe, bizeye ukuri kuri mu gihe barimo, bakora amakosa, nyuma yaho baza kuyabazwa, kandi icyo gihe cyamaze guhinduka, basigara bafite ingaruka z'igihe banyuzemo kuko bizeye icyo gihe. Mu by'ukuri iyo wizeye igihe ushobora kurengwa, noneho ugafata umurengo uzaniwe n'igihe ukawakira nk'ukuri. Bene ibyo bitera ingaruka nyuma yaho, kuko ibihe nabyo ntibyishoboye. Ukuri kw'Imana niko kuba hejuru y'ukundi kuri kose. Ndagaruka ku kintu kikubwira ngo igihe ugezemo ushobora kucyemera, ntiwanagihakana, ukanagikunda, ukanacyakira,
ukagikoresha nk'uko kiri, ariko uzirikana kwizera ukuri kw'Imana muri icyo gihe. Buriya ndashaka ko kuganira ijambo ry'Imana nk'uko rihishurirwa kandi nitonze, nibura ukava ku ntambwe imwe ukagera ku yindi, kuko iyo urebye ahantu umuntu ashobora guhuruduka mu byo kwizera akagwa kure cyane, wibaza urufatiro yari afite rukakuyobera. Ureba hari ukuntu ubona umuntu ukuntu ibihe bimugize, ukuntu abaye, wakurikirana neza ugasanga ni ibihe, wanamubaza ugasanga ni ibihe cyangwa igihe harimo, ariko ugasanga ikosa yakoze ni ukwizera igihe. Rwose mwene data, ndakwinginga muri Kristo Yesu ngo wizere ukuri kw'Imana, kuko ukuri kw'igihe urimo ntabwo ari uko kwizerwa. Wakwemera, wakumenya, uko kuri rwose wakugenzura kw'igihe, ariko kwizera ukuri kw'ibihe ni icyaha gikomeye, kuko bikuzanira ingaruka ziri ku kigero utabasha gusobanura. Igihe cyose ukuri kw'Imana kutizewe mu buzima bwawe bw'ibihe urimo, ubu uzagaragarwaho no kutizera Imana, kandi mu buryo bw'ibimenyetso. Hari igihe kimwe twarimo tureba televiziyo n'abandi bantu, noneho hacaho ikiganiro, hazaho umugabo umwe arimo agira ibintu asobanura, noneho umuntu umwe twari kumwe aravuga ati, reba uriya mugabo arareba nk'utizera Imana. Nsigara mubaza, ese umuntu utizera Imana umubonye ute? Aravuga ati, oya, arareba nk'utizera Imana. Mu by'ukuri iyo umuntu ibihe byamuhinduye akaba ari byo yizera kuruta kwizera ukuri kw'Imana, agira uko areba ku buryo umuntu wese ashobora kumubona akabona ko yahinduwe n'ibihe, yizera ibihe. Uko abantu babayeho, uko abantu bameze, uko abantu basa, amazina yabo, uko bita abana babo, uko bitwara, uko bavuga mu ruhame, uko abantu badefanda, uko abantu bisobanura, uko abantu bigaragaza, byose bigenda bigaragaza urugero bariho mu kwizera igihe. Par experience, kwizera igihe, nabonye abantu benshi bizeye ukuri kw'ibihe bari barimo, ariko ibihe bihindutse bajya mu ngaruka ziri ku kigero cyo hejuru, kuko bagiriye ubusembwa muri ibyo bihe. Ibihe rero ukuri kw'Imana guhinduye ukuri kw'igihe, babura hose. Mu by'ukuri ukwiriye kuzirikana ukuri kw'Imana. Ukuri kw'Imana mu bihe niko umuntu yireberamo, niyo ndorerwamo igaragaza kuri gukiranuka. Umwanditsi w'Abaroma igice cya 8, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 16, Bibiliya igaragaza ko umuntu, kugira ngo umuntu abe umukiranutsi, hari ikintu ushobora kubireberamo. Haravuga ngo, umurongo w'8, umurongo wa 16 mu gice cya 8 Abaroma, haravuga ngo, umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Iri jambo rishatse kuvuga, iyo usomye izindi Bibiliya zindi zivuga ikinyarwanda cyangwa izindi ndimi, usanga bavuga ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'ukuri kw'imitima yacu ko turi abana b'Imana. Nta handi hantu wamenyera ko ubana n'Imana neza utirebeye mu kwizera ukuri kw'Imana. Ntarakomeza, nagira ngo nkubwire ko kwizera ukuri kw'Imana, kwizera ukuri kw'Imana, kandi uri mu kundi kuri kugeze mu mparakune navuze, uri mu gihe, uri mu kuri kw'igihe, ugoswe n'ukuri kw'ibintu, ugoswe n'ukuri kw'ahantu uri, ugoswe n'ukuri kw'abantu, ntabwo ari ikintu cy'abantu bose. Nagiye nkunda kubona abavugabutumwa benshi bashyira ibintu by'Imana mu kigare, kandi ibintu by'Imana bisaba amahitamo.
ntabwo ari ibintu by'abantu bose, ahubwo ni ibintu by'abantu bafite amahitamo yo kwemera kuba abana b'Imana. Nta muntu ushobora guhagarara ngo avuge ngo nizera Imana adashobora kwemera ko Imana ariyo yaba nyambere mu bihe, ahantu n'ibintu abamo cyangwa afite. Iyo tuvuze ayo magambo, abantu benshi bashaka guhita bumva biryoshye, akumva yabyitirirwa cyangwa yaba umwe muri ba nyirabyo, ariko feasibility ntabwo ibintu by'Imana buriya ari ibintu by'imfabusa, ni ibintu bikeneye ubwitange n'amahitamo y'ubugingo bw'umuntu. Nicyo gituma benshi bavuga ko ari abantu b'Imana, ariko imirimo bakora ikabihakana. Iyo mirimo bakora ubwo iba yakorewe he? Iba yakorewe mu kundi kuri kundi. Birabujijwe gufatira imyanzuro mu kundi kuri waramenye Imana, ariko nanone ntibyoroshye mu gufatira imyanzuro mu kuri kw'Imana pure, ukuri kw'Imana konyine. Iyo tuvuze gufatira imyanzuro mu kuri kw'Imana uri mu isi, hari ukuri kw'isi navuze ufite amashami ageze muri 4, bavuze igikorwa n'ubuzima bw'ubutwari, babivuze kwakira ingaruka ziri ku kigero cy'inyungu z'Imana, biba bivuze kutaba uw'isi, biba bivuze kudasa n'isi, biba bivuze kutaba inshuti y'isi, biba bivuze kuba umwanzi w'isi, kwangwa n'isi, biba bisobanuye kuba umutahajuru mu buryo bw'umwuka kandi ukiri mu isi, kuko uba wizera ukuri kw'ibitaboneka, uba wizera ukuri kutava amaraso, uba wizera ukuri kudatuye mu mazu, uba wizera ukuri kutaba mu bantu mu buryo bubonetse bwose, mu buryo bw'umwijima, uba wizeye ukuri kutavangwa, uba wizeye ukuri kutabogama, uba wizeye ukuri kungana n'icy'Imana ishaka. Kandi uku kuri uba wizeye ni ukuri kubasha kwikorera imirimo. Umuntu ashobora guhagarara imbere yawe agahakana ibyazi, ariko ukuri kw'Imana ko kuba kubibona, kuba kubona ukuri kw'ibyo ari guhakana. Umuntu yakwirengagiza ukuri kw'abantu gushaka kwirengagiza, ariko ukuri kw'Imana ko kuragenzura. Numvise bavuga ko ngo nta mu rubanza nta ukuri kutari ko gutsinda, ahubwo hatsinda ingingo umuntu afite. Ariko natangaza ko ukuri kw'Imana ko kudatsindwa, haba hatsinzwe nyine ukuri kwawe, ukundi kuri kundi wakoresha nawe wirwanaho, ariko ukuri kw'Imana ko ntabwo gutsindwa. Impamvu kudatsindwa ni iyihe? Nuko umuntu wese wakoresheje ukundi kuri, ukuri kw'Imana kuba guhagaze muri we akumva, kandi ko ntabwo aba ashobora kugira ikindi kintu agukoraho. Niyo mpamvu abantu benshi bagira ibibazo by'uburwayi bukomeye, abarwana n'ukuri muri we. Hari umuntu wigeze kurwanya ukuri kw'Imana amara imyaka igeze muri 20, yarakoze ibyaha, ariko yari akwiye gusabira imbabazi, ariko yanga gusaba imbabazi, aguma ku kuri kw'abantu, aguma kugundira ibintu, yanga kujya mu ngaruka z'uko yasaba imbabazi. Ukuri rero kw'Imana, ukuri nyakuri guhatse ukundi kuri ko kuraganza. Ushobora kugenda mu nzira bigaragara ko ugenda, ariko ukuri kw'Imana nako kukugendamo, kandi ntawe urwanya ukuri kw'Imana ngo agutsinde. Uwo muntu yari azi Igifaransa, yarize cyane, ariko aza kugira ikibazo, ukuri kuramurwanya, ananirwa kugutsinda, agenda atakaza ubuzima mu buryo bw'umwimerere, agera ubwo amera nk'umusazi. Yajya ajya mu isoko, abantu bakabona arirutse, ntiyogosheshe, ntagire iki, aragenda arindagira bikomeye cyane. Ukuri kw'Imana kukajya kumubwira ngo gahunda no gusaba imbabazi nibwo uzagira amahoro.
noneho we akomeza kubirwanya, ariko ukuri kw'Imana kuza kumuganza ari ripotinga, ajya gusaba imbabazi. Bamuhaye imbabazi, bamuhaye n'igihano, birumvikana baramufunga. Ariko amaze gufungwa, amaze gusaba imbabazi, yari muri gereza, ubwenge buragaruka, ubuzima buragaruka, atangira kongera kumva ibyo yize bigaruka, atangira ubuzima buragaruka, aba umuntu muzima kuko ataragifitanye n'ukuri guhatsa ukundi kuri. Rero mwene data, kugira ngo ukiranukire Imana bisaba ko wemerera ukuri kw'Imana ukakwizera, kuko ni ukuri kuri hejuru y'ukundi kuri kose, ni ukuri kuri hejuru y'amashuri wize, ni ukuri kuri hejuru y'amaraso y'umuryango w'iwanyu y'akarande, ni ukuri kwigenga. Petero yaravuze ngo ijambo ry'Imana rimurika ahacuze umwijima. Yaravuze ngo ni itabaza rimurika ahacuze umwijima. Yaravuze ngo rikesha ijoro. Yaravuze ngo muzaba mugize neza nimuryitaho. Yagaragaje yuko ijambo ry'Imana ryahanuwe. Yesu we avuga ijambo ry'Imana nyine niryo yavuze ko ari ukuri. Yaravuze Yohana 17:17 baravuga ngo bereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Mu by'ukuri hari igihe abantu bibwira ko igihe ukuri kw'igihe, ukuri kw'ibintu, ukuri kw'abantu bishobora gusimbura ukuri kw'Imana, ariko nabo abenshi sinabarenganya kuko ntago baba babizi. Ariko bamwe mu basenga, nagira ngo nkubwire ko iyo ufashe umwanya wo gusenga, ikintu uba ukoze ni iki? Uba urimo ushaka kwiyambaza ukuri kw'Imana ngo abe ariko gukemura ibibazo. Ni nk'uko umuntu yaba yaguye mu mwobo, noneho akaba afite abandi bari kumwe mu mwobo bagwanyemo. Aba bose ni nk'uko kuri kundi navuze kutari ukw'Imana. Nta na kimwe cyaba gishobora kugufasha ngo uve mu mwobo muwo muri kumwe, cyangwa mu byo muri kumwe mu kibazo. Hakenerwa ko haza umuntu uri hejuru y'umwobo akaboherereza ubufasha, nibwo ushobora kuzamuka. Nukebuka ukuri kw'igihe, nibyo Yobu yavuze. Nukebuka imbere yawe uraba ukebutse ukuri kw'igihe, impande n'impande uraba ukebutse ukw'ibintu n'abantu, ariko byose ntabwo wabyisunga ku rwego rw'imyizere ngo bigire icyo bimara. Ibi ndi kuvuga ntabwo ari ibintu wakiniraho cyangwa watoragura uko ubonye. Ugomba gutuza ukumva kandi ugasenga kugira ngo ubashe guhuza ubuzima busanzwe bwawe cyangwa umuhamagaro wawe cyangwa imibereho yawe, ubashe kubihuza n'iri jambo, kuko ukuri kw'Imana niko ko kwizerwa. Benshi rero bajya gusenga, ariko ugasanga umuntu arasenga ariko yizeye ukuri kw'igihe cyangwa kw'ibintu cyangwa kw'abantu. Kuko umuntu ashobora aka kanya ndumva ngiye kuvuga ibintu bikomeye, urihangana wumve. Aka kanya ngiye kukubwira ibintu bikomeye, urihangana wumve. Umuntu ashobora gusenga ariko afite diplome asaba akazi, ugasanga afashe iyo diplome niyo ashyize imbere akayizereramo, akavuga uti diplome ndayifite rero ngomba kubona akazi. Kubera ko umwuka wera ari udusengera, ntibivuze ko icyo cyifuzo cyawe kitagera ku Mana, bitewe n'uko umwuka wera niwe udusengera. Iyo bitagenze neza niwe utransforma amasengesho akayahuza n'ukuri kw'Imana. Ariko mu by'ukuri ntago wagakwiye kujya gusenga Imana ubanje kuyereka ukuri kw'igihe cyangwa kw'ibintu cyangwa kw'ibyo ushoboye. Ukuri kw'Imana kuzuye uba ukwiriye kukwizera ku kigero umera nkaho nta kindi kintu washingiraho Imana ihagije muri byose. Uko imyizerere yawe igenda yinjiramo ukuri kw'ibindi bintu, ugasa naho nabyo ubyizeye, niko ugenda wigira kure yo gukora ibitangaza bizanwa no kwizera. Ndasubiramo, uko ugenda wizera ukundi kuri kundi, niko ugenda utakaza umwimerere wo gukora ibitangaza bikorwa no kwizera Imana. Nicyo gituma aha hantu ngiye kuhatindaho gatoya. Hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati
ibintu nshoboye nta mpamvu yo kubisengera. Ibyo ni ukuri kuri ahafu, ni ukuri kw'igice, kuko nta kintu na kimwe washobora atari ukuri kw'Imana kuje ngo kwivanga muri ibyo, wowe nta kintu wageraho mu kuri kwiboneka. Ndatanga ingero. Ushobora kuba uzi gutwara imodoka, ariko kuba uzi gutwara imodoka ntabwo bisobanuye kuri bugende ngo ugaruke. Sicyo bisobanuye. Ntabwo abantu imodoka zishe bose ari uko batari bazi gutwara imodoka. Ahubwo gusenga ni iki? Ni ukwizera ukuri kw'Imana, ukavuga uti ukuri kwanjye kw'abantu nzi gutwara imodoka, ariko hari ukundi kuri kugenzura ibihe, kugenzura imihanda, kugenzura kungana n'umugambi w'Imana. Nicyo gituma usenga bavuga ngo ndizera ukuri kw'Imana. Mana, ndakwizeye, ukuri kwawe niko kuzi icyo kwamara muri iki gikorwa ngiye gukora. Rwose kuba uzi gukora ibintu nta kibazo, ariko hari ijambo navuze rivuga ngo ukuri kw'Imana niko kuyobora ukundi kuri. Iyo umuntu ari umuyobozi, aba ari umuntu uzi impamvu zibiriho. Iyo umuntu azi gukora ibintu arabikora, aba ari umukozi, ariko uzi impamvu z'ibikorwa ni wowe umuyobozi. Niba rero ndi kukwigisha ngo ukuri kose kw'ibiboneka, kw'ibigaragara, kw'ibifatika gufite umuyobozi wako mu kuri, rero nshobora kuvuga ngo wenda ngo ukuri kw'ibintu, kw'abantu, kw'igihe n'ibindi wenda ntubyumve, ariko ntabwo urundi rugero. Abantu bakoresha imyuka mibi, abapfumu ndetse n'abandi, buriya bakoresha ukuri, ariko kutari ukw'Imana. Kuko usanga umuntu ashobora kujya kurogesha undi bakamutuma umwenda yambaye. Ubwo se baba bakoze iki? Baba bashaka gushingira ku kuri kw'ibintu. Iyo uyobye ukajyana ukuri, ukajyana umwenda w'undi muntu utari uwo bashaka, ntabwo bikora. Baravuga ngo dukeneye ukuri kw'imyenda ye, tumenye ko ari we koko. Noneho bafata wa mwenda wawe bakawita wowe, kandi mu myumvire no mu myizerere yabo bakabona ari wowe, bakarema ukuri kw'ibiboneka, ukuri kw'isi. Barangiza icyo bakoze kuri wa mwenda wawe bakaba bizera ko ari we bagikozeho, kandi kuko aho uri waba utizera ukuri kw'Imana guhatse ukundi kuri, ibyo bakoze bikakubaho. Hari uwo batubwiraga ejo bundi ngo bari barafashe umwenda we bawujyana ahantu munsi y'ikiraro. Noneho uko ikamyo inyuze kuri icyo kiraro, ibaze ikamyo agacika umugongo, ibaze ku munsi, ibaze ikamyo zica ku kiraro. Ngo uko kuri kwari ukuri kw'abantu baremye barakubaka, bamubonera mu mwenda yambaye, kuko atari uwe ntibikunda. Niyo mpamvu bavuze ngo ntihica uburozi, ahubwo hica umutongero. Hica ukuri bashyizeho kw'ibiboneka kw'ibintu, kw'abantu, cyangwa se iyo bavuze izina ry'umuntu, baba bavuze ukuri k'umuryango wari mu isi. Iyo bagiye kugutanga mu bintu by'imandwa cyangwa n'ibindi, bakoresha kwa kuri k'umuryango, kuri kw'abantu. Ariko Imana ishimwe, dufite abantu Imana yahaye amazina, bizeye ukuri kw'Imana, bavanwa ku kigero amazina yabo ashobora gukoreshwa n'abarozi, ugashyirwa aho ukuri kw'Imana kujya hejuru y'ukuri kw'abantu. Ukuri kw'Imana, ngo ukuri kw'Imana ni imbaraga iri hejuru y'izindi mbaraga zose. Ukuri kw'Imana rero, nko kuri ibyo by'amazina, izina ryawe ry'umuryango wawe baba barifite nk'ukuri kw'abantu, k'umuryango cyangwa kw'akarande, ariko haba hakiri ukundi kuri kw'Imana ushobora kugira icyo kumara. Iyo haba hatari ukuri kw'Imana, ntabwo mwari kuzava mu mbaraga z'ukuri kw'abantu. Iyo haba hatari ukuri kw'Imana, ntabwo twari kuzigobotora ukuri kw'ibihe, ukuri kw'ibintu,
cyangwa ahantu turi. Ushobora kuba witwa izina runaka akaba ari ukuri kw'abantu, hanyuma bakaba bashobora kurikoresha ibintu bashatse. Ariko iyo wizera ukuri kw'Imana kuguhindurira izina, iyo bagenzuye rya zina barikoreyeho ibintu runaka, bararibura muri systeme yabo, bumva ritagifite nyiraryo. Ubwo no kuvuga ngo ukuri kw'Imana kwa kwarashyizeho kode y'ukuri kw'abantu, hanyuma ukuri kw'Imana niko konyine gushobora kurenganura umuntu, niko gushobora kurengera umuntu. Benshi baba mu gakiza, ariko bino bintu by'ijambo ry'Imana bikeneye kubiganiraho ugasobanukirwa neza. Sobanukirwa ko ukuri kw'Imana kuba hejuru y'ukundi kuri kose, kandi usobanukirwa ko ukundi kuri kose kurakoreshwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nawe uragukoresha, n'umwanzi wawe yagukoresha, n'umukunzi wawe yakoresha ukuri runaka, ariko ukuri kw'Imana kurigenga, nta muntu ushobora kugukoresha. Numvise abantu bavuga kugukoresha amakosa, abantu bavuga ngo umuntu ngo abantu bagugirira ishyari, ngo bagafata amasezerano yawe, ngo bakajya kuyasengera, ngo barangiza ngo akagusengera nabi, ngo niba ari ibuye bakarihirika ngo bakaba baraguhiritse, ngo noneho ngo ikintu Imana yakubwiye ngo ko bagikuyeho, ngo bakakijyana nyine ngo aho bashaka. Ibyo bintu ntabwo ari inyigisho z'ukuri. Izo ni inyigisho z'abantu, ni ibintu abantu baba barihimbiye bitewe n'amarangamutima yabo cyangwa izindi nyungu, ariko ntabwo ari ijambo ry'Imana. Ntabwo umuntu Imana ihaye isezerano ringana n'ukuri kw'Imana, nta kundi kuri kubaho gushobora kugira icyo guhindura ku kuri kw'Imana, ntibishoboka. Iyo Imana iremye, nta kintu icyo ari cyo cyose gishobora kugira icyo gihindura ku cyo Imana yaremye, yateguye, yashyizeho. Niyo Imana iguhaye isezerano riba ringana n'ukuri kw'Imana ku buzima bwawe, nta kundi kuri kundi gushobora kubaho. Kandi uko kuri nagiye mvuga kose kuri munsi y'ukuri kw'Imana, nta kinyoma kirimo, aba ari ukuri nyine kwiboneka. Ubwo utaza kubyitiranya n'ikinyoma, kuko ikinyoma cyo ni Satani. Cyo kiba kiri Satani, nawe ukuri kwa Satani, ikinyoma cya Satani kiba hejuru y'ukuri kw'isi, kw'ibihe n'abantu. Ni ukuvuga ngo ubwo ngiye kongeramo ikindi kivuga ngo ukuri kw'ibihe, kw'ahantu n'abantu, kw'isi muri rusange kuyoborwa n'ukuri kubiri. Ubwo ukuri kw'Imana kuyobora ibyo, ariko n'ukuri kwa Satani nako kuri hejuru y'ukuri kw'isi kw'abantu, kuko nako kurategeka cyangwa gushobora kuvuguruza ukuri kw'ibihe n'abantu. Niyo mpamvu dusabwa kwizera ukuri kw'Imana kugira ngo abe ariko kudufasha. Ariko ubwo bisobanuye ko n'uwizeye ukuri kwa Satani nako gushobora kugira ibyo guhindura mu isi, mu by'isi. Niyo mpamvu nakubwiye mu kanya ngo umuntu ashobora gufata umwenda wawe akawizereramo ukuri kwa Satani. Urumva ko ukuri k'umwenda wawe wowe gufitweho ubushobozi n'Imana ndetse na Satani bombi. Noneho twebwe abantu bizera Imana ubusabwa kuzamura igipimo cyo kwizera ukuri kw'Imana, kugira ngo igihe cyose ukwisunze kuganza ukw'isi n'ukwa Satani, noneho ubashe kubaho wihariwe n'urukundo rw'Imana. Niyo mpamvu abantu benshi bazarira, bazahora barira, bazakomereka, bazahorana ibikomere, kuko batazi uko babigenza ngo bakire imbaraga ishobora kubarengera. Kuko ukuri kwa Satani ariko kwitwa ikinyoma, kungana n'akarengane, kuko ntabwo kukwifuriza ibyiza mu buzima bw'isi, ahubwo kuba kurimo imbaraga yitwa gushukana, kugushuka. Kuko nk'umuntu ugiye kukurogesha, haba hari icyo ukuri kwa Satani kwamushutse, nk'inyungu cyangwa nk'umujinya cyangwa nko kwihimura cyangwa se nko ibintu nk'ibyo ngibyo, nk'ishyari, ibintu nk'ibyo. Noneho ukuri kw'Imana ko kukaza kugufasha guteruye imbaraga y'urukundo. Nicyo gituma Imana itsinda Satani, nuko Imana ari umucyo, Satani akaba ari umwijima. Hanyuma uwemeye kuyoborwa n'umucyo, ubutware bw'umucyo gutsinda ubutware bw'umwijima.
nicyo gituma gutsinda kwacu, kubaho kwacu nk'abasenga, nk'abizera Imana, gukwiye gushingira ku kwizera ukuri kw'Imana. Niyo mpamvu uriya mwanditsi yavuze ngo agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri kw'Imana. Imana niyo kwizerwa ku rwego rw'ukuri. Nigeze kubasomera ijambo Yobu yavuze, avuga ati ahandi hose nubwo nayibuze, nayishakiye mu kuri kw'isi nkayibura, ariko Imana iracyafite ukuri k'umwimerere, inyihishe mu kuboko kw'iburyo. Niwe muntu watangaje aho Imana iri mu bihe bikomeye. Niwe watangaje aho Imana ishobora kuba isigaye. Kuko ushobora kubona ukuri k'umuryango kutagifite ubushobozi, Satani yaraganje ukuri k'umuryango wawe, bose barakwanze, ari ibibazo biri aho. Ushobora kujya kubona ukabona ukuri kw'ahantu uri, aho utuye, ahantu space, ahantu ikirere cy'ahantu uri, umwuka w'ahantu uri, ukabona Satani yarawuganje, uragendera ku mabwiriza ya Satani. Ushobora kujya kubona ukabona ibintu byawe, ibintu bifatika, bimatiriyo byose Satani yabigizeho ububasha nk'umuyobozi w'umwijima. Noneho byose wabireba imbere n'inyuma nk'uko wewe yabivuze, n'ibumoso ukabona ntibikunda. Noneho Satani agahita akubwira ati ni ukuvuga ko Imana wayibuze idahari. Uzajya kumva umuntu arimo aravuga ati ndimo ndashakisha Imana. Imana se ni urushinge, ni urusindano. Imana ngo gutya ngo ndi kuyishaka, ngo ibintu bikaze cyane, ngo ndayishaka kandi ninyibona ngo ndayibwiza ukuri. Uko kuri wibwira ni ukwa nyogokuru, ni ukuri. Imana y'ubwayo ni umwuka w'ukuri. Rero Yobu niwe wavuze ahantu Imana iri, aravuga ngo Imana ubu ngubu ubwo ndi kuyishaka, yakoresheje amarangamutima, aravuga ati inyihishe mu kuboko kw'iburyo. Irashatse gusobanura ngo Imana irakiranuka, nubwo nayibuze hose, mu kuboko kw'iburyo ni ugukiranuka kw'Imana. Niko ko nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye ni mu gukiranuka kw'Imana. Aravuga ngo nubwo Imana nayibuze, mu kuri kw'isi bikaba byaranze, mu kuri kw'ibintu n'ahantu bikaba byaranze, nkaba mbona abana baragiye, umutungo yaragiye, ariko Imana igize gute? Irakiranuka. Niwe muntu wagaragaje ko agomba kuba agifite ubuzima bwo kwizera ukuri kw'Imana. Aravuga ngo Imana yo irakiranuka, ntifatanyije n'abanyambuye, ntifatanyije n'abanyanze, ntifatanyije, ntabwo iri kumwe nabo. Ukuri kw'isi nuko abantu kwarangiritse bitewe n'ubuyobozi navuze bw'ukuri kwa Satani kugenzura ibyo, ariko nihaseruka ukuri kw'Imana kuratsindira rimwe byose. Kuratsinda ukuri kwa Satani kukuvuguruze, nibyo bita ububata bw'umwijima. Imana niyo ishobora kukuvana mu bubata bwa Satani, kuko Imana niyo izi igatsinda ukuri. Ibintu byose mubona bibaho bigira ukuri kubigenga, ariko ukuri kw'Imana kuba hejuru y'ibintu byose. Hari ukuntu wenda mwebwe mushaka ko wenda tuganira ibintu bisanzwe, ariko ibintu bisanzwe, buri ibintu bisanzwe dore ikibazo byateje. Kuganira ibintu biri aho bisanzwe byatumye ingaruka dufite ziremera cyane, bikagaragara ko intwaro twagakwiye kuba dufite twarakoresheje, cyangwa etide, amasomo twagakwiye kuba dufite atari yo twakoresheje. Kuko uko byagenda kose ingaruka zo kutaba mu byo wagombaga kubamo zo ntizibura kuza, ariko uburyo bwo kuzisohokamo biba bikeneye kusubira ku mwimerere. Bene aya magambo yo kuganira uburyo ibintu byubatse, ni ngombwa ko tuyagarukaho, kuko abantu bagiye bavuga ngo muhumirize Imana ihite. Ibyo yahitanye twarabibonye, kuko aho abantu bageze bangirika bigaragara ko bizeye ibitari ukuri. Nicyo gitumye uyu munsi wa none dukwiye kwibanda ku kuri kw'Imana, kandi ku kigero cyo kukwizera. Kandi ndagaruka ku ijambo nakomeje gusubiramo, nituvuga kwizera ukuri kw'Imana, abantu benshi baba bagomba kwideribera, bakumva ko hari ibintu bagifite urugendo rwo kubanza kugeraho, bagikeneye ubufasha bw'Imana. Kuko hari ukuntu usanga umuntu avuga ati ngewe umuntu w'Imana ndakaze cyane, ariko wagera imbere y'ikibazo bikagaragara ko ibyo witaga Imana uzi wabyitiranyije n'ukundi kuri kundi. Kuko ukuri kw'Imana kuri netre, kuri hejuru y'ibintu byose, nta kubogama kundi gufite. Iyo wamaze kwakira ukuri kw'Imana wakira ingaruka z'Imana gusa, hanyuma iby'ibihe, iby'ahantu, iby'ibintu, iby'abantu nawe ubwawe
ntabwo biba bikiri ku kigero cyo kwizerwa. Franchement, umuntu wizera abantu afite ikibazo kandi kizamurimbuza. Umuntu wizera ibintu ibifatika matiriyo afite ikibazo kandi kizamurimbuza. Umuntu wizera ibihe afite ikibazo kandi kizamurimbuza. Wizera igihe. Ubundi abantu bizeye ibihe bise amazina abana babo ajyanye n'ibihe. Ibihe bihindutse bajya kuyahinduza. Abantu bizera ibihe bagiye bafata imyanzuro ikomeye muri ibyo bihe kuko bari babyizeye, ukuri kwabyo guhindurwa n'ukundi kuri, kandi nabwo bizeye uko kuri utanamenya niba Imana igushyigikiye, ahubwo ugasanga kenshi na kenshi gushyigikiwe n'umwijima cyangwa Satani. Ubu uyu munsi wa none bari mu ngaruka z'uko bari bizeye igihe bari barimo. Iyo ijambo rivuze umwibone, umwibone ni umuntu wese wizera uku kuri mvuze, kuko agaragara mu myanzuro yo kwakira ingaruka z'ukuri kuboneka. Ntabwo ari umuntu uteganya ko hejuru y'ukuri guhari hari ukundi kuri. Usanga umuntu yiyemeye cyane, yigize nabi ngo nuko hari ibihe yinjiyemo runaka. Usanga umuntu yigize nabi ngo nuko hari ibintu afite runaka. Abantu bizera amafaranga, ugasanga amafaranga agira ukuri. Ukuri kw'amafaranga. Ukuri kw'amafaranga kuvuga ko umuntu ashobora kugura undi. Ukuri kw'amafaranga kuvuga ko umuntu aruta undi. Ariko ukuri kw'Imana kuvuga ko nta muntu uruta undi keretse Imana ariyo yamukujije. Ariyo yamukujije. Kandi umuntu wakujijwe n'amafaranga aba ameze nk'igihumyo kiri ku mugina gishobora gupfapfana mu gihe cy'amasaha make. Ariko umuntu wazamuwe n'ukuri kw'Imana aba ari ku kigero cyo kuyobora ibigendanye n'amafaranga ndetse n'ibindi. Ariko umuntu wizeye ibihe, mu by'ukuri ukuri kw'igihe umuntu agezemo ntabwo kwiye kumutera ubwibone. Ibyo umuntu agize, ibyo umuntu atunze ntabwo bikwiye kumutera ubwibone. Ariko ndashimira Imana kubw'abantu benshi Imana yagiye iha imbaraga zo kumenya ko ibihe, ibintu, ahantu ndetse n'abantu atari ibyo kwizerwa, bagakomeza kwizera Imana iri hejuru y'ibyo. Mene abo ntabwo isi iba manipulatinga, ntabwo isi ibaniga, ntabwo isi ibigarurira. Usanga ari abantu bari libre ku bihe, bataboshywe n'ibihe, bataboshywe n'ibintu. Usanga ari abantu bamaze kwizera imbaraga z'Imana kuruta iz'ibintu n'abantu. Uku kuri ndi kwigisha nivuga ngo ni ukuri, ubwo nshatse kuvuga ngo ni imbaraga, ni ubushobozi, ni urufatiro. Ntabwo ari ikintu umuntu avuga gutyo gusa ngo arekere iyo ngiyo. Bamwe rero cyangwa se benshi bari kure y'Imana kuko bahugiye mu kwizera ibitari ukuri kw'Imana. Ikintu kibabaje ntabura kuvugira kuri kamera nuko benshi muri aba batigeze bamenya ko ibyo bizera atari ukuri kw'Imana, bakaguma mu murongo w'icyitwa gusenga no gukorera Imana, ariko mu by'ukuri batakiri kumwe n'Imana mu buryo bukwiriye. Nakugira inama yo guhishurirwa ukuri kw'Imana akaba ariko wizera. Guhishurirwa ukuri kw'Imana akaba ariko wizera. Guhishurirwa ukuri kw'Imana mu bihe akaba ariko wizera. Aha reka ntanga urugero wumve. Umuntu ashobora kuba afite icyifuzo ariko kitari mu kuri na guke kw'Imana. Icyo cyifuzo akagihatiriza ku rwego rukomeye, ariko nta kuri kw'Imana kurimo. Umuntu ashobora kuba yifuza ko Imana imuha amafaranga, cyangwa se yifuza gutera imbere cyane, ariko ugasanga mu by'ukuri ukuri kw'Imana icyo kintu nta nyungu gufitemo. Ugasanga umuntu aravuga ati Imana izangire neza abantu bazamenye ko ntawe usenga kino.
ako kantu wongeyemo ko kuvuga ako kantu ko kuvuga ngo ntawe usenga kina kongeyemo ubwibone, gahise kakuvangira kakugaruyemo cyane, noneho icyifuzo cyawe gihita kizamo ibitari ukuri. Ntabwo icyo cyifuzo ari ukuri. Iyo rero uhishuriwe ko icyifuzo ufite ukuri kw'Imana kutacyemera, ubundi bukwiye guhita usesa amasengesho ugakomeza ibindi, ukamenya ko uzaza gusenga ari uko ukuri kw'Imana kukweretse igikwiye gusengerwa. Umuntu ashobora kubaho ashaka kubana n'Imana yumva byifuza ariko atubakiye ku kuri kw'Imana. Ibyo rero bituma, ibyo byateye ubuhenebere mu bantu. Abantu babaho bavuga ko ari abantu b'Imana ariko mu isi y'umwuka w'ukuri kw'Imana bidashoboka ko bakwemerwa n'Imana. Uyu munsi iki kintu cyitwa kwizera ukuri kw'Imana gikeneye kwitabwaho cyane ugereranije n'ingaruka dufite. Kuko nk'ubu umuryango ufite ikibazo cy'uko abantu bagiye bizera ukuri kw'abantu. Umuntu arakubeshya akakwereka ibiriho, akakwereka ibifatika, akakwereka ubushobozi afite, akakwereka ubudahangarwa afite. Utakurikira neza icyo Imana ivuga, wagendera ku byo akubwiye, bikazarangira ukuri kw'abantu kukuzaniye ingaruka. Ariko usanga ukuri kw'Imana gushobora kukubwira kuti ibi bintu ntubikore, ntubyemere, kuko atari ukuri kugaragara ako kanya. Nta n'undi muntu uri kukudefanda ugufitemo inyungu, kuko n'Imana yonyine ibikubwira mu ijwi rituje. Ariko ufite inyungu mu cyo ashaka kugukoresha, warahatiriza kandi akakwereka presentation, akagenda akwereka ibintu biboneka byinshi, ukagenda akwereka ibintu biboneka bidefanda, niko wowe ugenda wemera uba convaincu, noneho bikarangira ufatiye imyanzuro mu kuri kw'abantu. Icyo gihe rero ingorane zawe ziba nyinshi cyane, kuko ukuri kw'Imana ko kuba kubizi neza ko ibyo bintu bitazaramba. Kwizera rero ukuri kw'Imana nicyo kintu cyonyine ubu ngubu cyatugirira umumaro kuruta ibindi. Ngiye gusubika, ariko ntabwo nasoza ntakubwiye ko ibyo wifuza byose, ibyo ukeneye byose bigomba kuva ku Mana. Nibitagira umuyoboro w'ukuri uzabikura ahandi. Kuko ubu ngubu dufite ikibazo cy'uko abantu basenga bakenera ibintu ku Mana, ariko kuko bitemewe n'ukuri kw'Imana ntibabibone, bikarangira babikuye mu kundi kuri. Bikarangira umuntu yibye, bikarangira umuntu atekinitse, bikarangira umuntu asambanye, bikarangira umuntu akoze amahano y'uburyo atetse imitwe, bikarangira umuntu akoze ibidakorwa, kubera ko atabashije kwizera ukuri kw'Imana. Reka nse n'ugusubiza inyuma gato nkubwire ko kwizera ukuri kw'Imana bisaba kurindira Imana. Nacyo gituma abantu nyine bafata indi myanzuro, kuko ukuri kw'Imana nyine gufite ibikuranga. Hari igihe rero umuntu yumva uko ibyo biranga ukuri kw'Imana atabasha kubyihanganira. Bisaba kwihangana, bisaba kureka Imana igakora uko ishaka, bisaba ubushake bw'Imana n'umugambi w'Imana. Bisaba guca bugufi, bisaba kuba mu ngaruka, kuko igihe cyose utegereje Imana, ushobora gutegereza Imana ariko ahantu uriho ukuri kwaho kurimo gukora, kuko ikinyoma kigera kure kandi ukuri kutaragira ibindi bintu kugaragaza. Gusa igihe cyose ukuri kw'Imana guhagurukiye mu gufata imyanzuro, bigaragara ko ari Imana ko kwije gukora. Ariko ukuri kw'igihe urimo, ukuri kw'ahantu uri, ukuri kw'abantu, ibyo byose n'ibintu biba byamaze kugira ibyo byangiza. Nakwizeza ko Imana itazabura gukora ibyo yagambiriye gukora mu kuri kwayo, kandi nakugarurira mu mwanya wo kukubwira ngo emerera Imana ikuyobore mu kuri kwayo. Uku kuri tuza kuganiraho ubuzima bwose, ntabwo nzajya mu bindi cyane, kuko icyo dukeneye ni ukwezwa, icyo dukeneye ni ukubona umugisha w'Imana kandi umuyoboro ukomokamo
ni uyu nguyu wo kwizera ukuri kwayo. Nta handi hantu rero, nta yandi maburaburizo, nta bundi buryo dukwiye kuzakora kugira ngo tubone icyo Imana tuyikeneyeho usibye guhagarara mu kuri kwayo. Ukuri kw'Imana rero ni ubuzima buri hejuru y'ubundi buzima bwose. Iyo uhishuriye ukuri kw'Imana, hari ibintu ureka, hari ibintu udatama igihe, hari abantu uvaho, hari sosiyete uhindura. Iyo uhishuriye ukuri kw'Imana uca bugufi, ntiwibona kubera ibihe, umenya ko Imana ariyo igenzuye ibyo. Iyo uhishuriye ukuri kw'Imana utsinda ukundi kuri kubi kose gushobora kukwegizerisa. Utsinda abarozi, utsinda abagome, kuko ukuri kw'Imana kurahishura, uhishurirwa ibihishwe, kandi umucyo w'Imana uraganza ku buzima bwawe. Niba ushaka kubohoka ku bintu byakugize akarande, ba hafi tubane muri ibi bihe, uzabona ubutabazi kandi buturutse muri deliverance iturutse mu kuri kw'Imana umaze kukwizera. Niba ushaka kwigobotora abarozi bakwishe nabi n'akarande kakuboshye, urasabwa kumva ibi ukizera ukuri kw'Imana, hanyuma tukareba ukundi kuri kose kw'isi n'abantu gushaka kuba kwarakoreshejwe. Urugero nk'ubu ngubu, iyo Imana ishaka kukubohora muri ubwo buryo, ihishura gusa icyo bita umutongero, ihishura ukuri bibanzeho kw'ibintu kw'isi, Imana igahita ibihindura ikoresheje ukuri kwayo. Iyo umwuka wera ahishuye ngo hakoreshejwe ikintu iki n'iki, ubwo ni ukuri bakoresheje kw'isi, Imana ibihishuye, duhita tukuvuguruza hakoreshejwe ukuri kw'Imana, umuntu akabohoka, ubuzima bugakomeza. Hari umunyarwanda wavuze ngo ntabwo hica uburozi nk'uko twabivuze, ahubwo hica umutongero. Ni ukuvuga ngo ukuri babizinze muri icyo kintu niko kuba gufite imbaraga. Iyo utarizera ukuri kw'Imana rero, ukurwanya waba yarizeye ukuri kwa Satani. Niba yizereye mu mwenda wawe akawushyira mu mazi, akawuzirika ku mugezi, umugezi uhora utemba, akavuga ati uyu ni umwenda we, ndabizi ni ukuri, nuwe yarawambaye, uko uyu mugezi utemba nawe wajya akomeza atemba uko, ushobora kuzakomeza ukazengera. Iyo Imana igiye kugukiza, ihishura uko kuri kw'isi kw'abantu na Satani kwakoreshejwe, ukumva umwuka wera avuze ngo n'agatambaro kari mu mazi. Wibaza icyo kintu. Iyo abihishuye, ubwo ukuri kw'Imana kuba kuganje iby'ukundi kuri kose kw'isi na Satani bageze gute bakoze. Uragenda ukakazitura gusa, ubuzima bugakomeza. Kandi nubwo utajyayo, nubwo kaba kari kure, imbaraga z'Imana zirakora, bigateshwa agaciro mu buryo butandukanye. Hari igihe ugahamagara kakaza, ushobora kugasenya kariyo. Imana iyo yahishuye iba yahishuye. Niyo mpamvu umwuka wera, Yesu yavuze ngo niwe mwuka w'ukuri ukomoka mu ijuru. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa ko batamuzi kandi batamurora. Niwe uzahishura ibihishwe. Yaravuze ngo azabayobora mu kuri kose. Nuvuga ngo iyo umwuka wera, iyo twizeye Imana, Imana muri twe ikora imirimo ikomeye. Uko niko kubohoka k'ukuri. Kandi ibyo ntabwo, ntugakunde kumva ko bikeneye umuyede cyangwa se bikeneye ko bifashwamo n'abandi bantu, ko nta wizerera undi. Ukwiriye gutera intambwe yo kumenya Imana, ukizera ukuri, hanyuma ibibazo byinshi ukajya ubikemuza uko wizera Imana. Kwizera kwawe kukajya gutanga ibisubizo birambye. Ndagushimiye wowe ukomeje kubana natwe, kandi ibyo mukeneye kumva no kumenya muri ibi tugomba kubisangira kandi tukabiha umwanya no kubisengera, kuko haba hakenewe, ubu hasigaye guhuza ingero z'ubuzima busanzwe, tukatuzirebera muri ibi tuvuze, tukajya tumenya ngo ubu habaye iki, habaye iki, habaye iki, ku rwego rw'umuryango, ku rwego rw'ubuzima dufite, imibereho dufite, umuhamagaro dufite, agakiza turimo, amadini tubamo, ibyo dukora bya buri munsi, kuko tubaho twemera, dukoresha kuriya kuri kose kw'ibintu n'abantu n'ahantu turi n'ibihe turimo, ariko dukeneye, niyo mpamvu dukeneye kuyoborwa, kunesherezwa, gutsindishirizwa n'ukuri kw'Imana. Niyo mpamvu Pawulo yavuze yuko nubwo tugenda gutya nk'abantu baboneka, ariko yaravuze ngo tuba mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Nuvuga ngo twebwe dufite identite, dufite ubundi buryo bundi dushobora kubaho kandi turi mu isi. Imana idushoboze cyane kuba muri uyu mwanya wo kwizera ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi icyo Imana ishaka nuko abantu bose bamenya Imana, bakabaho bari mu buzima bubatuwe,
kuko iyo wizeye ukuri kurakubatura, iyo ukuri kw'Imana gutsinda ukundi kuri kose, ntawubatwa n'ikitari umwijima, ariko iyo ukuri kw'Imana kuserutse gutsinda iyo mbaraga igufite. Nagira ngo ngusabire ku Mana kandi nanjye nisabira kugira ngo Uwiteka akomeze kubana natwe, ahishura ukundi kuri kose kwahindutse imisozi imbere yacu.